Pinocchio yari mu mazi komeza yoga ajya gushaka papa we. Inyuma ya Pinocchio haje igifi kinini byo cyaraje igifi kinini kirasama. Pinocchio yaroga arebe ko yagicika, cyaramumize no mu nda yacu. Pinocchio yamizwe n'igifi kinini. Dutangiye filime yacu atweka umusaza witwa Poetry w'umubaji, ndetse aba ari umusaza w'umukene wa danje ebana wakubiswe pe, kwa ko nyine ububaje abakora ababonamo udufaranga dukeya cyane. Gusa yaje no kuri resitora ebana yumva baryoheje ibiryo bahumuje, ariko nyine afite inzara nyinshi. Yarinjiye mu buryo bwo kugira ngo bamuhe ibiryo abona akazi, kwa ko aba ari umubaji. Yaje afata intebe z'abandi akajya zizunguza. Gusa nyiri aka karesitora arambwira ati wa musaza wisohoka n'amafaranga ufite nta biryo twaguha. Atangira kuzunguza intebe n'amameza kugira ngo amweko yuko nyine bikoze nabi, narangiza abimukorere amuha amafaranga cyangwa se amuha ibiryo. Gusa uyu musaza arambwira ati rero wa musaza kwa ko ushonje, ndabona nta kindi nawukora, reka nkwihera ibiryo maze wigendera uvangaha. Gusa uriya musaza Poetry uba ari umushoji afite inzara nyinshi, agenda anyeganyeza ibintu byose kugeza nawe yageze ku rugi avuga ko nyine ngo rudakoze neza, ngo ashaka kuza nyine akarukora bagahita bamuha udufaranga dukeya two kurya, ngo niyo twaba ari utw'ijoro rimwe ryonyine. Gusa nyira aka karesitora yambwiye uti ngwino hano nguhe ibiryo, ibi ni byo kumbwira ngo uzankorera intebe uzawubikora. Gusa uyu musaza amaje kurya asohotse hanze yumva itangazo ebana, aba ari itangazo umusore aba arimo aravuga uti ngo hari imyiyereko ibiri buze nyine kuba, ngo abafite amafaranga guhera ku giceri cya senkani ngo baraza kujya muri iyo myiyereko. Gusa ari ibyakuye no muri ibyo bigari baba barimo barajyana uyu musaza w'umukene, yabonye abantu bameze nk'aho bakoze nyine mu mbaho, bameze nk'aho nyine babumbye mu mbaho. Uyu musaza rero batweka undi musaza witwa Maestro Siragia. Uyu musaza nawe aba ari umubaji, gusa yaje kubaza hakuno igiti, abona igiti gitangiye kugenda biramucanga, ndetse igiti kiramukurikira hakuno kugeza naho umusaza yikubise ku bintu biri inyuma yiwe, bitewe n'ukuntu nyine igiti cyo kirimo kiramuvugisha nk'aho ari umuntu. Wa musaza rero Poetry yaje hakuno kuri wa musaza wundi w'umubaji mugenzi we, arambwira uti ngo wamahe igiti nkajya kwibariza intebe ko nari mbonye akaraka ko kubonamo udufaranga two kurya nk'ijoro rimwe, mbabarira ndakwinginze. Umusaza azatakamba ashaka igiti cyo kubazamo intebe kugira ngo agende ayigurishe kuri ka karesitora. Ahangaha uyu musaza bitewe n'impuhwe nyinshi aba afite azana, wa musaza wundi w'umubaji mugenzi we yaramubwira uti rero kanze nyine nkwihera igiti, ndetse yarangije yamuhaye cya giti kimeze nk'aho kivuga kinagenda. Arambwira uti rero wa musaza wifata iki giti aba ari cyo ugenda kubaza. Gusanga Poetry yarebye iki giti aravuga uti wow, iki giti kari cyiza, nta mafaranga mfite yo guhita nkwishyura aka kanya kwa kumaha igiti cyiza. Gusa undi musaza amubwira uti rero iki giti kijyanire rwose nta kintu ndi kukimaze. Wa musaza Poetry yafashe cya giti bamuhaye aza kukibazamo umwana, ndetse angaha kwa kaba ari umukene aba ari na wa muryango n'uyu numwe aba yifitiye. Gusa yabaje igiti arimo arabaza yumvisha igiti kirimo kiratera, bimeze nk'aho ari umutima nyine uri gutera nyine tu, yumva gitangiye no kuvuga kimuhamagara ngo papa. Uyu musaza yatangiye kuvuga uti Imana inyihereye umwana ariko ukoze mu giti. Yatangiye kubaza cya giti neza, ndetse iki giti havuyemo umwana ahita amwita Pinocchio. Uyu mwana yahise amwita Pinocchio. Arangije atangiye kubwira iki giti uti reka nze mbanze ngubaze neza. Aba ari umwana ukoze mu giti, amaje kubaza gusa nyine mu buryo butunguranye bwa maji, icyo giti gitangira kuvuga nk'aho ari umwana wa nyawe, ndetse nka Pinocchio ahita asakuza mu nzu, avamo asohoka mu nzu abwira abaturanyi bihuti Imana yamaye umwana, mwebwe mwajyaga munsika ngo nta mwana ngira, Imana yanyihereye umwana. Uyu musaza Poetry yatangiye kwishima, ndetse ahita afata n'ishuka yararagaho ahita yidoderamo utwenda aduha uyu mwana Pinocchio. Aba ari umwana nyine Imana iba yamwihereye, ako nyine aba ari umwana ukoze mu giti. Ndetse hakuri n'uyu musaza
Poetry yatangiye kwigisha akana kiwe aba yise Pinocchio kugenda. Gusa mu gihe ari kumwigisha kugenda wa mwana Pinocchio we yahise yirukanka agenda arirukanka cyane, ndetse wa musaza Poetry aza kwirukanka wa mwana Pinocchio amuhamagara amubwira uti hagarara wa mwana we, ntabwo usanzwe umenyereye nyine ubuzima bw'aha ngaha. Bidatinze wa mwana yaratashye yageze mu rugo ndetse akaremwa bitwa Pina ni karamuvugisha kamubwira uti wa mwana reka gusuzwa papa wawe Poetry. Gusa wa mwana Pinocchio yakubise ka karemwa inyondo y'izuru ahita rimena. Gusa mwana mashusho atweka wa mwana Pinocchio ukoze mu giti aje kota. Gusa wa musaza atashye Poetry aba yego ashaka wa mwana Pinocchio umusuzugura. Pinocchio bitewe n'ukuntu aba yashyize amaguru mu ziko, amaguru yiwe nyine aba yahiye, kwa ko nyine amaguru yiwe abakoze mu biti. Wa musaza Poetry yaje gutabara yirukanka kugira ngo arebe icyo wa mwana yabaye. Gusa ageze yasanze Pinocchio amaguru yiwe yahiye, ibana yabaye ibishirira. Ndetse ahangaha Poetry wa musaza ahita abwira umwana we Pinocchio uti ntabwo nzongera nyine kuguha amaguru, ntabwo ndibwo ngiye kugukorera amaguru, bitewe n'ukuntu uyu musaza aba ari umubaji abarenze mu bintu byo gukora amaguru. Gusa mwana Pinocchio yinginga uyu musaza uti ngo rwose mbabarira papa, ndakwinginze ngorera amaguru. Bidatinze wa musaza Poetry yakoreye uyu mwana Pinocchio amaguru, ibana. Ndetse wa musaza Poetry uba wiboneye umwana yaje gushaka ibitabo kugira ngo uwo mwana atangire ajye ku ishuri. Gusa yaje kugura igitabo cyo guhereza umwana cyangwa amakayi, asanga kirahenze cyane nta bushobozi afite. Arangije ahita akuramo imyenda yari yambaye ayihereza uwo musaza wacuruzaga ibitabo. Bidatinze yafashe wa mwana we Pinocchio ahita amujyana. Gusa Pinocchio yabonye ahantu barimo harabanga ibintu ngo by'amarushanwa. Gusa papa yamubwiye ko nyine ngo aho hantu batemerewe kuhajya. Wa mwana Pinocchio yacunze papa we ari kurenga amujyanye ku ishuri, ahita yirukanka ajyana hari kubera bya birori. Gusa ageze bamubwira uti ngo kugira ngo winjire aha ngaha bisaba kuba ufite igiceri, ibana. Barangije bamubwira uti rero wa mwana Pinocchio yagiye kugurisha yakayi baba bamuguriye, ajya kuyigurisha kugira ngo amuhe amafaranga aze kureba nyine show ziba ziri kubera hakuno. Wa mwana Pinocchio yaje kureba show ziba zirimo zirabera hakuno, ndetse aba ari abantu bakoze mu giti bameze nk'wa mwana Pinocchio baba barimo bagakina amakomedi hakuno. Gusa abagabo bakoze mu biti bahamagaye wa mwana Pinocchio ngo uti ngo gwino hano utwenjoyinge turabona umeze nk'atwe. Bidatinze ka kana Pinocchio bagashyize kuri stage, ndetse abantu bakoze mu biti bishimiye aka kana bitewe n'ukuntu kaba kameze nk'umuntu wa nyawe ariko ukoze mu giti. Gusa boss wabo nyiri gutegura iki kirori uba witwa Manglo yaraje abona ko kana kaba gakoze mu giti, abona ni ikiremwa kidasanzwe, ndetse ahita kijyana avuga uti iki gipupe ngiye kukijyanira bitewe n'ukuntu cyo nyine cyo kimereye nk'umuntu wa nyawe. Gusa bidatinze papa wa Pinocchio yaje kureba Pinocchio ku ishuri. Ageze ku ishuri abajije umwarimu amubwira uti umwana wawe nawe nigeze mbona aha ngaha ku ishuri, nta no wigeze ahagira rwose wo reka kudutesha umutwe, nta n'umwana wogira. Aha ngaha Poetry wa musaza byaramubabaje bitewe n'ukuntu nyine aba yumvishe ko Pinocchio atamubonye nyine atigeze anagera no ku ishuri. Uriya mwana Pinocchio aba arimo aragenda babaza ababyeyi biwe, papa wiwe amubabaza bya danje. Gusanga bidatinze yabaje wa musaza ucuruza amakayi aho n'ubundi Pinocchio yagurishije yakayi kugira ngo abone ibiceri byo kujya muri show. Abwira ko ngo nyine ngo umwana namubonye atembera hakuno aho hafi aho ngaho, ntabwo nzi ahantu yagiye. Gusa cya gisaza kiba cyashimutse Pinocchio kigiye kuzajya kimukoresha ibintu by'amashow by'amakomedi kikabona amafaranga, cyari kirimo kirota maze kibura inkwi zo gucana. Kita kivuga uti munzanira ko kana Pinocchio aba ariko nyine ncana, bitewe n'ukuntu Pinocchio yabakoze mu giti, ndetse n'aba bandi bose babakoze nyine mu biti. Ebana angaha baramufata akavuga uti rero wa mwana we tugiye kugera tugucane. Boss wacu avuze uti akeneye inkwi zo gucana kugira ngo yote. Gusa kakana Pinocchio karinginze kavuga uti rwose mumbabarire mutanyica mutanwika. Gusa ahangaha uyu mugabo yaravuze uti okay kamwabarire nacyo reka haza undi abagwe ducana minkwi. Gusa mu kugira ngo haza undi
bafashe undi ukoze mu giti kugira ngo bamucane. Anga Pinocchio yaringinga cyane avuga uti rwose databuja tubabarire n'udutwike n'uducane. Uyu mugabo rero yumvishe ukuntu Pinocchio afite nyine umutima wa kimuntu, arangije avuga uti nta n'umwe ndi butwike tujye gushaka inkwi. Bidatinze mu gitondo Pinocchio yakuba ko bamushimuse, wa musaza wamushimuse amuha ibiceri akamubwira uti wa mwana we genda wibereho, bitewe n'ukuntu Pinocchio yaba yifitiye umutima mwiza. Byarangiye abamushimuse bamubwira uti igenda wibereho, ndetse n'abandi bantu baba bakoze mu biti baramubwira uti wa mwana we genda wibereho. Bidatinze Pinocchio yatangiye gukora urugendo kugira ngo agende asubire nyine iwabo, asubirane na papa we Poetry. Gusa ari kugenda mu nzira yawe n'igisaza cyitwa Gate kumwe na Fox. Aba basaza ari abasaza b'abanyenzara byarabacanze, ndetse ari abasaza nyine b'inshuti ba papa bande papa wa Pinocchio, wa musaza Poetry. Baba ari inshuti nyine tu kwako nyine baba ari n'urungano. Babonye hakuno Pinocchio banyije bamubwira uti wakana we urimo urajyayo Pinocchio, aha ko mbona ufite n'ibiceri wabikuye hehe. Nyine batangira kumureshya kugira ngo babone nyine ukuntu baza kumurya bwa buceri baba bamuhaye, bakabwijyanira bakamusikama. Ahangaha batangiye kumubeshya ndetse barangije baramubeshya kugeza naho bagiye muri resitora Pinocchio abagurira ibiryo. Gusa ahangaha Pinocchio batangiye kumushuka bamubwira ko ngo nibamuha ibyo biceri bindi asigaranye bakabishyira ngo ahantu nyine mu mukobo agacukura bagashyiraho amazi, ngo azahita amera igiti nyine ngo cyuzuye amafaranga, cyuzuye ibiceri. Umwana Pinocchio baramubeshye. Gusa mu yandi mashusho batweka Pinocchio aho aba arimo arigendera mu ijoro nayo gushaka ahantu ataha, ndetse ka karimwa bitwa Pina gahita kamubwira uti wa mwana ukomeje gusuzugura papa wawe, kandi ngo papa wawe niwe muntu wenyine ufite ahangaha ku isi ubugukunda. Rero wa mwana reka kubabaza papa wawe, taha genda usubire iwanyu. Usanga Pinocchio yumvisha ibyo ako karimwa kari kumubwira, arangije ahita abwira ako karimwa uti uwo ngo uri kuvuga se ngo ni papa yarambyaye nta nubwo mushaka, njyewe ngomba gutembera nkagenda nariho hose nshaka, ntabwo ari mwebwe nyine mu ikintu cyo gukora. Ka karimwa kitwa Pina byakababaje cyane bitewe n'ukuntu Pinocchio aba akabwiye nabi ndetse anakihenuyeho. Ahangaha Pinocchio yatangiye kugenda, gusa ari kugenda mu majoro yahuye na ba rushimusi arirukanka bitewe n'ukuntu bari bagiye kumushimuta. Yaje guhinguka ahantu mu rugo uri ahantu mu ishyamba, gusa hari akana ibona bari akana keza kameze nk'akamarayika kaba kari aho ngaho baba bakita Pinocchio. Pinocchio rero yabwiye Pinocchio uti rero wa mwana we uri gusuzugura ababyeyi bawe cyane, ntabwo ndi bugufungure. Ndetse bidatinze ba rushimusi baraje bafata ka Pinocchio, barangije bagafata bajya kukamanika. Gusa ba rushimusi bari ahangaha aho baba bamanitse ka Pinocchio bakamanitse. Pinocchio nawe yatangiye gutekereza ukuntu nyine papa we yajyaga amwitaho akajya amwigisha ibintu byose. Pinocchio nyine nawe atangira kumva yuko nyine ahemukira nyine papa we cyane. Ndetse barushimusa kuri no mu gitondo baryamye nibwo haje kuza ikindi kiremwa bitwa Medoro yaraje atabara Pinocchio. Bitewe n'ukuntu baba bamumanitse ubuzima bwe bumeze nabi mushyize ku igare, ndetse wa mukobwa twabonye umeze nk'umumarayika niwe uba wamutabaye. Ndetse kuri no batweka abaganga baba bameze nk'inyoni cyangwa se nk'ibikona baza kuvura nyine Pinocchio. Ndetse n'aka karimwa kitwa Pina kaba karagiye kaburira uyu mwana Pinocchio kaba kari ahangaha, ndetse kamubwiye ko ngo nikongera nyine ibintu byo kujya asuzugura papa we Poetry wamubaje ngo bizanarangira nyine apfuye. Ndetse ahangaha Pinocchio nawe nyine abatangiye kuvuga uti ngiye kugenda nirebere papa wanjye kuko papa wanjye niwe unkunda kurusha abandi bantu. Gusa kwino ako gakobwa kaba kari kumwitaho kameze nk'akamarayika ka Pinocchio gatangira kumubwira ko ngo nyine nako kera nyine kajyaga gasuzugura. Gusa nyine haje abandi baganga bo mu mutwe, ariko nyine baba bameze nk'ibintu, baba bameze nk'imbwa cyangwa nyine baba bafite amatwi ameze nk'ay'inkwavu.
ndetse ahangaha Pinokeri atangira kujya aganira na ka Pinokiya bitewe n'ukuntu baba bagatoraguye kabuze nyine papa wako. Pinokiya yatangiye kuvuga nyine ukuntu bamubaje mu giti, ndetse ngo uwo musaza witwa Poetry wamubaje, uwo musaza nyine ngaba yifuza ko nyine ngo yamubera umwana, ngaba ari umusaza w'umukene abari nta mafaranga bayigirira, ndetse no kugira ngo amugurire amakayi byasabye ko nyine ajya kugurisha imyenda yari afite. Gusa Pinokiya kuvuga amagambo mabi kuri uwo musaza, izuru rye ryaragiye riba rinini cyane rigakweduka cyane pe. Ndetse wa mukobwa umeze nk'akamarayika Pinokeri atangira kumubwira uti uwo muvumo ngushyizeho ntabwo uzakuvaho kugeza igihe uzatangira nyine kudasuzugura papa wawe. Gusa ngaha Pinokiya yasabye imbabazi, ako kanya haza inyoni zidondanga rya zuru rye rivaho. Ndetse ahangaha Pinokeri kumwe na Pinokiya batangiye kujya bakina baba inshuti cyane. Ndetse ahangaha kagakobwa kameze nk'akamarayika ka Pinokeri kabwira Pinokiya uti genda ujye gushaka papa wawe kandi ngo ntuzamusuzugure, ngo numusuzugura nzagushyiraho umuvumo uzahita uhinduka nk'inka cyangwa se uhinduke nk'ifarasi. Gusa mu gutaha yakubiteye na bya bisambo bibiri bya bisaza by'ibitubuzi, arangije abibaza nyine ahantu papa we yaba ari. Birangije yambwira uti papa wawe nyine ngo amaze iminsi agushaka ntabwo tuzi ahantu yagiye. Ndetse ibi bisaza bitangira kumubwira nimba afite ibindi biceri. Wa mwana Pinokiya nawe utazi ubwenge avuga ko afite amafaranga. Birangije bya bisaza byashutse Pinokiya uti ngo ufata ibyo biceri bishyire mu kobo ujye kuzana amazi usukemo, agahita yamera igiti cy'amafaranga ndetse tujye tuyasoroma ari menshi. Usanga Pinokiya barongeye baramubeshya. Gusa Pinokiya bamaze kumurya amafaranga yiwe yagiye kurega, ndetse umucamanza wabimereye nk'inkende ahita amubwira ko ngo nta bimenyetso ufite wa mwana we, ngo kandi ujye ugabanya ubugoryi nyine ujye ugabanya ubwana bwinshi cyane kuba bagushuka ni we nyine wiyizize. Ugenda uza n'ibimenyetso kugira ngo tumenye neza niba ayo mafaranga uvuga ko nyine bakwibye utari kubeshya. Nyine tugenda ushaka ibimenyetso wa mwana. Nuko nyine umucamanza yamubwiye. Nyine umucamanza yahise nyine afata nyine ikirego cyiwe agitesha agaciro. Gusa Pinokiya akomeza avuga amazina y'abantu nyine baba bagiye bakamuturira amafaranga. Gusa umucamanza biramucanga kuko nyine aba yumvishe nyine amazina y'abantu atazi. Ahangaha umucamanza yahise avuga uti rero Pinokiya wa mwana we genda ujye gushaka so uramusuzugura. Abantu bose bahora bamubwira ngo asuzugura papa we wenyine. Bidatinze kuri no Pinokiya yatashye iwabo kugira ngo agende arebe papa wiwe. Gusa umusaza umwe wari uturanye n'iwabo amubwira ko ngo papa wiwe yagiye mu nyanja, ngo yafashe inyanja ajya gushaka nyine uyu mwana Pinokiya. Bidatinze Pinokiya nawe yaragiye aroga mu nyanja. Gusa inyanja yaramuzanye imushyira hakuno maze abatoraguwe n'undi muntu. Uyu mwana afite umutwe ufunze pe. Hakuno Pinokiya yakangutse avuga uti ngo ubungubu ndi hehe. Gusa kugera hakuno ahita ahura na anti wa wundi umeze nk'ikinyamujonjererwa. Ndetse wa mukobwa umeze nk'akamarayika nawe nyine aba yarakuze cyane, mu minsi mike itarenze nk'itatu aba yamaje gukura yabaye umuntu mukuru. Gusa Pinokiya yabajije impamvu uwo mukobwa yakuze, ahita amubwira ko ngo impamvu ngo nuko yitwaye neza, ngo nasuzuguye papa wiwe, ndetse nyine akaba umwana mwiza n'imbere y'Imana. Ndetse uyu mukobwa akomeza abwira Pinokiya uti nawe niwitwara neza ukaba umwana mwiza muzima, ukajya gushaka so, ukajya ujya ku ishuri ugakurikirana amasomo yawe, ntuzongere nyine kujya ukora amakosa ku ishuri, nawe nyine igihe kizagira uhinduka umuntu muzima, uzajya ureka kugumana nyine isura imeze nk'igiti. Gusa mu yandi mashusho batweka akana kaba kigana na Pinokiya, ndetse aka kana bari akana k'akanyamafuti mwarimu wabo yirirwa gakubita. Aka kana kaba gafata ibintu by'ibikeri kakabishyira mu mapantaro ya mwarimu, ndetse ahangaha mwarimu nyine agasara akavuga uti ibi byana binesha umutwe. Ahangaha Pinokiya nawe aba yaratangiye kugendera mu kigari nyine cy'abana babi baba bakora amakosa cyane. Ndetse uwo mwana yajyaga asohoka akajya kwibeta, agasohoka ishuri ndetse agasohokana na Pinokiya. Gusa Pinokiya we aba akomeza nyine kugendera nyine mu mico mibi y'uwo mwana,
ndetse batwereka ikinyamujonjererwa kibwira Pinocchio uti wa mwana we rero ugomba kuzajya witwara neza ukareka ibintu byo gusuzugura abarimu. Ndetse umunsi umwe Pinocchio yagerageje kwitwara neza mu ishuri ndetse agira amanota meza, kaga kundi bagendanaga kaba kagize nyine amanota mabi baratsindwa. Ndetse anga wa mukobwa umeze nk'umumarayika Pinocchio abwira Pinocchio uti rero wa mwana ukomeze witware neza ndetse niwongeye kugendera mu kigari cy'abandi bana, niwitwara neza ngo nibwo uzahinduka umuntu muzima ukagira nyine uruhu ukareka kumera nkaho uri igishushanyo cyangwa uri igiti nyine kibajwe. Gusa kunino Pinocchio bitewe n'ukuntu abatumva yaje kureba wa mwana mugenzi we, wa mwana uba uri ikirara usuzugwa unakwepa n'ishuri, aza kumureba hakunino ndetse uwo mwana amubwira ko ngo ari ikirori kiba kiri buze kuba nijoro, ngicyo kirori ngo cyari kirimo abana benshi babangana, ngo rero nyine ngo na Pinocchio abagomba nyine kugenda bakajyana. Gusa Pinocchio umutima nyine umubwira uti wa mwana reka kujya muri icyo kirori. Gusa bidatinze mu yandi mashusho Pinocchio hakunino aba yemeye kugenda akajya muri icyo kirori, ngo abana baba bagiye kujyamo, ngo aba ari ikirori cy'abana cyiza cyane. Bidatinze Pinocchio nawe bamupakiye igare bamujyana ngo muri icyo kirori. Uyu mwana batanya nyine bakomeje kujya asuzugura, akajya azirira ajya ahantu nyine hose nyine iwabo papa we nyine atabizi. Umwana yakomeje nyine kugenda yishimana n'abandi bana, ariko nyine abayagiye nta ruhushya yasabye. Gusa ikigabo kiba cyabajyanye kiba kigiye kubatera imiti kigahita kibahindura nk'amafarasi. Ndetse angaha Pinocchio ahita ahinduka amafarasi na wa mwana mugenzi w'ubu kubagana cyane, bagatangira kuzana nyine amatwi ameze nk'ay'amafarasi. Ibana batangiye kugenda bahinduka kugeza naho Pinocchio amaguru yiwe yatangiye guhinduka nk'ay'amafarasi. Ibana ibice byabo byose bihinduka amafarasi pe. Ndetse angaha cya kigabo kiba cyabashimuse kiba kirimo kirabaseka cyabwira ko ngo abana basuzugura nzajya mbijyanira. Bidatinze Pinocchio baje kumugurisha bitewe n'ukuntu aba yahindutse ifarasi, baje kumugurisha amafaranga makeya cyane, amafaranga ibiceri 500, ndetse na wa mugenzi we bose baba bahindutse amafarasi dore ngabo. Gusa uwabaguze yabazanye ahangaha mu myiyereko, bafata amafarasi akajya bayacisha mu muriro. Ndetse ahangaha Pinocchio bitewe n'ukuntu aba yahindutse ifarasi iyo myiyereko nyine amatayishobora. Gusa wa mukobwa umeze nk'aho ari umumarayika Pinocchio yabonye ukuntu nyine Pinocchio yasuzuguye bakamuhindura ifarasi, biramubabaza cyane. Bitewe n'ukuntu Pinocchio bamuhinduye ifarasi biramubabaza. Ndetse ahangaha ya farasi Pinocchio barayifata bakavuga uti reka tunyere tukujugunye mu nyanja, wowe nta kintu tumariye, watumye tunahomba nyine n'amafaranga menshi muri iriya myiyereko, reka tukujugunye mu nyanja turebe. Bidatinze Pinocchio bitewe n'ukuntu aba yahindutse ifarasi idashoboye bamujugunye mu nyanja. Gusa kubw'igitangaza Pinocchio yaje guhinduka nyine uko yari ameze, kwa kundi yari ameze nk'ifarasi yabiragiye. Ndetse atangira koga inyanja avuga ko ngo agiye gushaka nyine papa wiwe, aho nyine nawe yagiye ngo kumushaka ngo mu bice byose by'isi. Pinocchio yakomeje koga mu nyanja bitewe n'ukuntu aba ameze nk'igiti abagenda aririmba hejuru y'inyanja. Gusa inyuma ya Pinocchio haturutse urupfu runini cyane, aba ari igifi kinini cyane kigahita kimumira. Ndetse bidatinze igifi cyamaje kumumira, Pinocchio yabageze mu nda y'igifi akubitana n'iyindi fi. Iyo fi yari iri mu nda y'urwo rufi iramubwira uti rero Pinocchio rero wa mwana ukomeje kujya unanirana cyane pe, ubu ngubu wisanze mu nda y'isi, sinzi nimba uzapfa kuvamo pe. Gusa hari ibyiringiro yuko nongera nyine kudasuzugura imana zacu no gusuzugura papa wawe ibintu bizamera neza, ndetse uzahinduka umuntu muzima ukagira nyine uruhu ukamera neza. Ndetse Pinocchio yakomeje kujya atembera mu nda y'ifi kugira ngo arebe hogwani, arebe n'ahantu yaba aryamye. Ahangaha ari mu nda y'ifi. Gusa ari kugenda mu nda y'ifi yahuye na papa wiwe Poetry, ndetse papa wiwe amubwira ko nyine ngo ari igitekerezo cy'uko bashaka kuba basohoka muri iyi nda y'ifi, ngo yuko ngo iki gifi hari ahantu kigera kikajya kuruka. Ndetse hakuri no Poetry wa musaza ahise ahobera na Pinocchio amubwira ko ngo
bari buze gufatanya muri ibi bihe bibi, bakaza nyine kuva muri iyi nda y'isi, cyane ko nyine baba batazi n'ahantu nyine iyi fi iba iherereye iri kugenda izenguruka. Ndetse ahangaha papa wa Pinocchio yaramubwiye uti wa mwana wa Pinocchio yansezeranye ko nidusohoka hanze uzitwara neza ukaba umwana muzima, ndetse ukajya ujya no ku ishuri ukiga ukagira ubumenyi ukamera nk'abandi bose. Ahangaha Pinocchio nibwo yahise abyemera avuga uti rero papa nzitwara neza. Bidatinze Pinocchio yacunze urufi rwasinziriye rwasamye ewana ruri kugona, ndetse ahangaha aravuga uti aka niko kanya ko guhita nyine dusohoka mu nda y'ifi. Gusa ahangaha papa wa Pinocchio ntabwo aba azi koga nyine tu. Gusa nyine Pinocchio bitewe nuko nakoze mu giti aramubwira uti wowe ndazi kugufata twoge. Bavuye mu nda y'ifi rero muri cya gifi, ndetse yafi bahuriye mu nda y'ifi iramufasha ikabambutsa inyanja, ndetse ahangaha agayishimira akayibwira uti rwose wakoze rwose muvandimwe, nzakwitura ineza ungiriye. Bidatinze Pinocchio na papa we batangiye gukora urugendo kugira ngo barebe nimba bazagira iwabo nyine tu. Gusa ahantu baba bari aba ari ahantu kure y'iwabo. Bidatinze baje gukambika hakunino, gusa umusaza aba yananiwe cyane. Ibi byose rero biba byatewe n'ubundi na Pinocchio. Pinocchio umwana ubusuzugura cyane. Gusa Pinocchio yageze hakunino ku mushumba uba wifitiye ihene ze, amusaba amata. Gusa uwo mushumba ahita amubwira uti wowe ugenda umvomera amazi ndajya nywa amata. Yagiye avoma amazi menshi, arangije ahereza na wa musaza papa wiwe amuha amata. Ndetse ahangaha Pinocchio aba yiyemeje kuzagumana na papa wiwe, ndetse akaba n'umwana mwiza. Ahangaha Pinocchio yatangiye kujya akorera udufaranga dukeya muri ya famu y'ihene, ndetse akaza no gukora amasomo yiwe. Ubona ko noneho atangiye kuba ahugiwe n'amasomo akora cyane. Gusa yaje guhura na bya bisambo byamutuburiye, gusa biba byaracitse amaguru kimwe kitanabona, bitewe n'ukuntu nyine kiba byagiye gutubura ahantu bakabica amaguru. Gusa Pinocchio yabigaye ko ngo atazongera kubifasha nta n'ubufasha yanabiha, bitewe n'ukuntu bamutuburiye bakamurya amafaranga yabo. Mu ijoro rimwe rero ubwo Pinocchio yabaye bari kumwitaho bagenda nyine bamusiga utuntu tw'utuverine, nabonye urukundo rwa papa we bimuha umuhate wo kujya kura cyane. Ndetse ahangaha Pinocchio yahuye na wa mukobwa witwa Pinocchio handi nyine mu ifamu y'ihene, ndetse wa mukobwa mubwiye ko ngo Pinocchio ukomeje nyine kujya witwara neza, nicyo gihe rero ngo uhite wibohora uhinduke nyine umwana muzima, ureke guhinduka nk'igiti. Ahangaha rero Pinocchio nibwo aba agiye guhita ahinduka umuntu muzima, bitewe n'ukuntu aba yaritwaye neza mu bihe bye. Ahangaha Pinocchio yahise ahinduka umwana muzima, aza yirukanka asakuza ambwira papa we uti papa njye nahindutse umwana muzima rwose, nahindutse umuntu. Ndetse ahangaha papa wa Pinocchio wa musaza yahise atungurwa no kubona umwana we wari ubaje mu giti yahindutse umwana muzima. Umusaza biramushimisha, aba ari ibyishimo byinshi cyane. Ndetse ahangaha iki ni filime bishingiyeho, aba ari kugira ngo nyine abana batoya bajye basuzugura ababyeyi, bajye bareka ngo kubasuzugura. Iyi filime rero Pinocchio ibishingiye nyine kuri ya migani nyine y'abanyaburayi, cyangwa se ya migani y'abanyaburayi bajye bacira abana nyine bababwira uti n'abana mujye mwitwara neza. Gusa nyine filime yacu yarangiye wa musaza poetry bajyaga baseka ngo nta mwana yagira, Imana imukoreye igitangaza ikamuha umwana mwiza witwa Pinocchio. Gusa akamubwira uti nimba uri mushyashya kuri YouTube channel bayita Nseme Films, aka niko kajya kukanda subscribe mu gihe utarayikanda, ndetse ngushimira wowe wayikanze, ndetse ngo uti Imana ibafashe muri uyu mwaka mushyashya wa 2026 tugiye kwinjiramo. Ikambwira uti ciao ciao.